babaye mu buzima bwa fake life kandi ni abagome n'abantu bikunda cyane uyu mwana w'umukobwa ntago yashatswe na Idrissa kwira ko bateretanye igihe kirekire ngo bigane umwana amenye umugabo agiye gushaka uwo ari we ahubwo hari ababigizemo uruhare kandi mu babigizemo uruhare mo na management ye none se urambwira ko Irene yari kwemera ko Vestine ashaka uyu Idrissa ataramenya amakuru y'umugabo agiye gushaka binongeha w'umunyamahanga none umukobwa uri mu rukundo ntiwamugira inama ari kuganira na murumuna we bagera ku ngingo y'ibyo gushaka abuza murumuna we kugira gushaka niyo mpamvu rero mw'abanyarwanda mwe mu nkurikiranye uyu Vestine akimara gusoza ibi bitaramo yararimo mu gihugu cya Canada nibwo yanditse aya magambo y'agahinda aho biri kuvuga ko bari no kugaruka ngo mu gihugu cya yanga kubivuga mbere hose Mama Sava yakojeje karamu muri winarandika yikoza kuri stati ati ubwo se kumenya ko umugabo wawe afite undi mugore n'abana mujya kungana n'ibidanje aha ngaha reka dusesenge bibaye ibivugwa ko kari ukuri tukibaza ngo ese uyu mugabo yaba yarabanye na Vestine afite abana akabimuhisha yego nibyo kubera ko Vestine mu magambo yanditse yageze aho avuga ngo bashije kubona ubu turi mu kiganiro yego ubu turi mu kiganiro Godfather ari live bivuga ngo aya mafoto Godfather bamuhaye ikintu umugabo wa Vestine yaratunze agiye kugira gute kuyatwereka cyangwa se kuyasohora no kuvuga ngo uyu muhanuzi koko yari yarabikubwiyeho ndetse ararenga akora n'ahandi kiganiro arabivuga none koko birasohoye bamwita Robert no kuvuga ngo rero Gasaro ibi bintu by'amapasi mw'abantu mubyirinde kuko ntago ndi mubemeranya ko uyu mwana w'umukobwa yashatse uyu mugabo amukunda ntago bishoboka nta nubwo begeze bihurira ngo bateretane ahubwo barabahuje bamuha nka pase Idrissa ni ibintu bikomeye cyane murumva ko harimo ibintu by'amagini murumva ko ari icyuma ngo kitafungurwaga murumva ko yari afite abandi bana kandi we yarasika mushatse nk'umusore ntago uyu mwana w'umukobwa yafata umwanya wo kwandika amagambo nk'aya atababaye ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose duhamagare kuri 0780 44 3 8 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. Bakunze zacu turasuje omerere mu mpande zose z'isi mwebwe mukurikirana amakuru tubagezaho umunsi kundi n'ukuri muri abantu b'ingenzi cyane ndetse ntago twareka kubagezaho amakuru uyu munsi rero ni inkuru navuga mbi cyangwa se inkuru y'incamugongo yaramukiye hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda aho ari inkuru ngiye kubagezaho yaramutse ku muhanzi kazi witwa Fabien va muri telefone yitwa Vestine ishimwe ariko namakuru atavuzweho rumwe ari na mpamvu nje kujya tuganire bamwe bati nagatwiko kwe kwitariki ya 9 bafite gusora indirimbo abandi bati ntago watwika ku mugabo watutwitse kuri waba ufite nibazo kwiyaturiraho ibibi reka tubyinjiremo ngo hayikaze kuri uyu munsi urakoze Gasaro kumikaze ibintu n'amahoro n'amahoro nishimiye kongera kuganira nawe nari nkumbuye kongera kuganira nawe nari nkumbuye kongera kwicara kuri no kamera ya Gasaro TV ariko by'umwihariko nkabanje noneho nambaye imyenda ya gisirikare nambariye urugamba kubera ko urugamba turi kurwana noneho ntago ari urwo kugwanisha umubiri gusa ahubwo n'urw'amasengesho n'urugamba rw'umwuka nagiye mbana abanyamasengesho muri iki gitondo bati Satani aragakoze pe ati bibaye ari ukuri byo uno mudamu ya postinze Vestine ati isi abigiye kurangira ati kuko bigaragare yuko
nibwo babipostinze nyuma bikazaba ukundi imiryango ikunga abavandimwe bagaterana atari ko hari ikintu kibyihishe inyuma y'amagambo yanatangaje abwira murumuna we ati ntuzashaka uri mutoya ati bishobora kubifafarika bikazaza bavuga bati ye ni indimbo twatwikiraga ariko se none Fabie ko tutamenyereye aba bana mu bintu byo gutwika indirimbo zabo Gasaro ndagira ngo ngubwize ukuri kandi tubwire n'abanyarwanda bose yego abanyamakuru bamwe na bamwe bo kubeshya abantu cyangwa gushuka abantu ngo bavuge ngo ibi Vestina yanditse ngo ni ugutwikira indirimbo ntago bishoboka yego Vestina mu bigaragara yashakanye n'uyu mugabo mu by'ukuri atari uko amukunda ikindi yamushatse afite ibyo ashobora kuba yaramukurikiyeho cyangwa hari uko bamumupresantiyeho kuko bivugwa ko Vestina uyu mugabo we ari passe yahawe kandi iyo umuntu agiye guha umuntu passe icyo akora ni icyabanza gupresenta wa muntu neza kuba ati uyu muntu afite amafaranga ntumukire azakugeza kuri ibi ikindi guke na guke nyine akamugukundisha Vestina rero nawe yakundishijwe Idirisa nyuma yo gukundishwa Idirisa bashakana bakorana ubukwe huti nta kwigana kuko impamvu yayigaragaje muri poste mu magambo yanditse aravuga ngo nakoze ikosa yego iyo mbimenya ndetse muri iyo leta irakomeje kwandika ku magambo yanditse kuri Instagram kana ya postinga yageze avuga ati undi wa kabiri nzashaka nzabanza kugira gute kumwiga no kumumenya menye ni wabo yego ahita wumva ko yashatse ntago yaramuzi ntago yamwize ntiyamukundaga rero Vestina ntago ari gutwikira indirimbo ye Gasa ndajyamba ibwira abanyarwanda mw'abanyarwanda mwe ahubwo abantu mwakundagira itsinda ry'aba bana b'abakobwa Vestina na Dorcas musengere Vestina bamusengere kubera ko ibihe ari gucamo nibihe bikomeye yego amazi iminsi 135 ashatse akoze ubukwe iminsi nibariye iyo minsi amaze kuba avuze ibi bintu iki gihe bivuze ngo amaze iminsi agwana nabyo nta n'umwaka urashira nta n'amezi 6 arashira arabipostinga rero niko bimeze Vestina na Idirisa navuga ko urugo rwabo ruri mwirinde mukacyamwirangira yego ko bisa naho wamugani amagambo Vestina yateguje bisa naho ari gatanya we yamaze gufata icyemezo mbere yuko umupatana we babiganiraho wamugani no kuvanga amaze ugiye kureba ibi bintu Vestina bimaranye igihe agwana nabyo ntabwo nguciye mu ijambo reka ngenekereze mu kinyarwanda yavuze ko ngo ubuzima ari mu uyu munsi ngo si ubuzima yahisemo yego ati mbayeho muri situation cyangwa se mu bihe bingoye cyangwa se ibihe bibi urumva ati ibyo ntari nkwiriye kuba ndimo ati nafashe icyemezo kibi mu buzima bwanjye ariko nta kibazo ati Imana yemera ko hari ibintu bibaho kugira ngo twige ati nize byinshi ati nta mugabo uzongera kumbeshya ngo anyangirize ubuzima yego ati umugabo nzahitamo kubana nawe nzabanza kumumenya neza menye umuryango we kandi menye byose kuri we nta muntu uzongera kunkoresha ukundi bisa aricyo kintu aha batinze asoza avuga nta muntu bamwe bati none se yaba yarakoreshejwe n'abantu kugira ngo ahitemo uyu mugabo reka mbabwize ukuri abantu mudukurikiye bugira rimwe na rimwe mubona abantu kuri social media bakabereka ubuzima wabayemo cya ibyo tubereka cya by'abantu babona abantu kuri social media babaye mu buzima bwa fake life kandi ni abagome n'abantu bikunda cyane uyu mwana w'umukobwa ntago yashatswe na Idirisa kwira ko bateretanye igihe kirekire ngo bigane umwana amenye umugabo agiye gushaka uwo ari we ahubwo hari ababigizemo uruhare kandi mu babigizemo uruhare mo na management ye none se urambwira ko Irene yari kwemera ko Vestina ashaka uyu Idirisa ataramenya amakuru y'umugabo agiye gushaka binongeha w'umunyamahanga none umukobwa uri mu rukundo ntiwamugira inama biranashoboka yuko yamubwiye ati turakundana akavuga ati reka ndeke ko byivanga ariko byanga bikunda Irene uwo muntu Vestina kimara kuvuga ko wenda afite uwo bakundana bashaka kuzabana nkeka ko yabanje kumupresenta manager ndabyemera none se manager utararebereye uwo mwana nganamugira inama ko yari umwana w'umukobwa wari ukirangiza kwiga sogonderi wari ukeneye kwinjoyinga wari urangije kandi akarangiza kwiga ari n'umusitari yarageze igihe cyo noneho cyo kwinjoyinga ku mafaranga abona nk'umusitari cyo kuyatemberamo kuba yaramwemereye yuko
ahita yishora mu mushinga wo kubaka nuko yabonaga ko uwo mugabo bagiye gushakana afite amafaranga yego ari umunyamahanga ukomeye iyo aza kuba ari umuntu usanzwe ndakubwiza ukuri ko Irene niyo ari kwemera ko Vestine ashakana n'uwo mugabo ariko kuba ko yari amaze gusanga ari umugabo wenda ufite ibiceri ikindi w'umunyamahanga yaravuze ati ntacyo wenda uwo mugabo yaravuze ati ibintu byose nzabyikorera yego ariko baramushutse Vestine kuko we yabyiyandikiye aravuga ngo iyo mbimenya asoje avuga ati undi nzashaka nzabanza kumwigaho no kumumenya neza bivuze ngo Vestine rero yamaze kwidekarara ko yatandukanye n'umugabo bishatse kuvuga iki uyu Vestine akigera i Kigali birashoboka ko azahita akomeza ajya he i Musanze iwabo ko numvise ngo ntibari bakibi Musanze ngo bari barabazanye muri Kigali iwabo barabimukiye Kigali ntago bimukiye Kigali wabo gusa babahinduriye aho kuba babazana mu mujyi ariko ntago bimukiye Kigali yego rero birashoboka ko uyu Vestine atazava Canada ajya ku mugabo ahubwo azahava ajya hehe iwabo kubera ko Vestine ibintu amaze iminsi agwana nabyo rega yabiciye mu marenga nuko abantu badakurikirana cyangwa banariza n'abagerageje kubyanariza bakabivugaho babateye amabuye niba wibuka cyase ku bantu mudukurikiranye mukurikira MI cyase mukurikirana Irene ibiganira korana na bari abana b'abakobwa bageze mu gihe bari kuganira bagena mu gihe Gasaro unega amatwi cyaho Vestine yari kuganira na murumuna we bagera ku ngingo y'ibyo gushaka abuza murumuna we kugira gushaka mu by'ukuri akimara kumubwira ngo nabaretse gushaka ngo ibyo gushaka ngo nabireke ngo abigendemo gake babyitonze abahanga cyangwa se abacukumbuzi twahise tubona ko harimo iki question mark harimo problem turavuga ati niba Vestine warushoje segonderi ye akahita ashaka umugabo twe tubona ko ari umukire wamukoreye ubukwe nka buriya n'amafaranga bamuvugaho kubera icyo ari kubuza muri nawe gushaka ubwo afite umunezero mu rugo iwe nta munezero Vestine yari afite mu rugo rwe yarabayeho mu buzima bw'agahinda n'umubabaro agatinya kubivuga ndetse barinze bajya muri Canada icyo kintu agifite atinya kukivuga aravuga ati reka manze wenda njye gukora ibi bitaramo n'insozi ibi bitaramo nzavuga inkuru y'agahinda mbayemo kubera ko nibwo bwa buzima turi muri fake life yo muri social media ndetse n'ubu bwamamare bushingiye ku kinyoma niyo mpamvu rero mw'abanyarwanda mwe mu nkurikiranye uyu Vestine akimara gusoza ibi bitaramo yararimo mu gihugu cya Canada nibwo yanditse aya magambo y'agahinda afite aho biri kuvuga ko bari no kugaruka ngo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bari mu nzira baza ni ikimenyetso nyine kigaragaza ko yagiye no muri ibyo bitaramo icyo gikomera gifite kandi rega baramuhohoteye ufata umwana w'imyaka bari no muri Canada igihe atabonetse urabyibuka Irene akasobanura ko hari impamvu itumye ataboneka atameze neza none ni iki cyatumaga atameze neza kagahinda yari afite ahubwo icyo nabwira abanyarwanda n'abakunzi bakunda uyu mwana w'umukobwa bamusengera abanyamasengesho muhaguruke ba diaspora mwakunze abo bana mukaba blessinga ni muhaguruke munamusengera kuko uyu mwana afite igikomere yaramaranye iminsi afite ibyo yari ari gucamo urumva no muri Canada byanga bikunda ariko uteye imetero wa mugani wa Karegeya wasanga umwana w'umukobwa nubwo yagiye muri bitaramo yagiye kubw'agahato na push bamupushinga ari nabyo byatumye hari n'igitaramo atagaragayemo ataririmbyemo ngo bakavuga ko atameze neza nyuma y'ayo magambo rero yuko Irene yatangaje ko atameze neza ubu noneho yerekanye icyatumye uwo munsi atagaragara n'icyatumye atamera neza arabyandika nubwo nyuma yaje kubisiba ariko ababibona twabibonye bivuze ngo nawe yabyibutse nyuma ko yakoze amakosa yo kubwira abantu ako kanya arabisiba ariko yabikoza bishaka agira ngo updating abantu ko nubwo bari kumubona ngo ameze neza ariko afite igikomere ari kubana nacyo nagahinda rero gakomeye harimo ibintu byinshi biravuga umuntu witwa Mama Sava abonye post ye Mama Sava nabonye post ye nabibonye rwose kuri stati nabibonye kuri stati ibintu ya postinze Mama Sava kandi Mama Sava abantu bibuke ko ni umusitari ikindi ukorana na Irene ibiganiro bivuze ngo ibintu Mama Sava ya postinze kuri stati ntago yabipostinze kubera ko bimutunguye cyangwa ari inkuru ije mu matwi y'ako kanya ahubwo yari asanzwe abizi
ndetse arabyigumanira yanga kubivuga mbere hose. Mama Sava yakojeje ikaramu muri wino arandika yikoza kuri stati ati ubwo se kumenya ko umugabo wawe afite undi mugore n'abana mujya kungana n'ibidanje. aha ngaha reka dusesenge bibaye ibivugwa ko kari ukuri tukibaza ngo ese uyu mugabo yaba yarabanye na Vestina afite abana akabimuhisha? Yego, nibyo, kubera ko Vestina mu magambo yanditse yageze aho avuga ngo undi tuzabana nzabanza kumumenya neza amenye niki nabi wabo. Yego, ni ukuvuga ko nyine yashakanye na Idirisa atamuzi neza atanazi wabo, nyuma rero amaze kubana nawe amakuru yamugezeho ko n'indi post y'umuntu umwe wa hano wenda arashatse gushyira muri ibi bintu gusa nawe ni icyamamare ati ariko biravugwa ko umugabo wa Vestine ngo babanye afite abana 3 hakaba harimo uw'imyaka 16. Aya makuru nimuyambaze nikavuze nawe yaravuze ngo biravugwa ko biravugwa 16. None se umugabo wa Rega Idirisa arakuze ntari mu myaka 40 se 30 na none se 30 na ku muntu washatse kare naba afite umwana w'imyaka 16 ku muntu wabyare ku myaka 22 bibare yaba mufite nta gitangaza kirimo ku muntu wabyaye niba yarashatse kare ko byaba ari ikibazo cyangwa se bakabongeye imyaka y'uwo mwana ariko abo bana akaba bafite 3. Rero ibi nta muntu bitatera agahinda gasa ku muntu wese ugiye ushakanye n'umuntu uzi ko ari umusore. Oya, ibintu Vestina kubabara ko bifite ishingiro. Nawe ubwawe ugiye gushaka muntu nkurikiranye ushatse umugabo uzi ko ari umusore nyuma ugasanga afite abana cyangwa yigezeho umugore kandi yarakubwira ko ari umusore, nawe byakubabaza. Cyangwa se n'umugore afite abana akakubwira ko ari umukobwa, byakubabaza. Ni nayo magambo rero Vestina nawe byamurenze agakoresha ayo marangamutima, yego, akabyandika. Nta gitangaza rero Vestina kirimo kuba yagira akagahinda. Mama Sava kuba yavuga ngo si bidanje. Mama Sava nawe nkurikiranye uramutse ugiye ushakanye n'umuntu uzi ko ari umusore ugasanga afite umwana, byakubabaza. Umunsi wa none Mama Sava afite umwana ariko agiye gushakana n'umugabo akamubeshya ko nta mwana afite, uwo mugabo akazamenya ko nyuma afite umwana, byamubabaza. Ariko we numvisha avuga ngo nta bidanje, ariko arangije ashyiraho utu emoji two guseka. Ubwo hari icyo nabyo bishatse gusobanura. Yego, none ko bisa naho wamugani Vestina ashobora kuba we ubwe ku ruhande rwe yamaze guteguza abantu divorce, yamaze kuteguza kuko Vestina ari kugwana n'ibintu bikomeye Gasaro. Nge natungwe nyibibona, hari naho nakoze ikiganiro nkuramo inkweto ndapfukama ndasenga kuko nabonye uyu mwana w'umukobwa ari kugwana n'urugamba rukomeye. Nagiye kubona mbona izindi poste z'abantu bari gucatinga ziba ziraje ngo amubwira ngo nose wamenye ko umugabo wa Vestina ngo hari icyumba yari afite kibamo ibindi bintu ndazifite. Yego, ngibise mbisomese kibamo ibintu. Umva ukuntu yahise amubwira ngo hanyuma se wamenye ko yari atunze n'ibidayimoni mu cyumba kimwe. Undi aramusubiza ngo mu izina rya Yesu. Undi arongera ngo Godfather agiye kwerekana amafoto bamuhaye ngo y'ikintu cyabaga mu cyumba kimwe gifunze. Yego, ubu turi mu kiganiro Godfather ari live. Bivuga ngo ayo mafoto Godfather bamuhaye ikintu umugabo wa Vestina yaratunze agiye kugira gute kuyatwereka cyangwa se kuyasohora. Nibiravugwa nabyo ntago ari ukuri kuzuye 100% ariko nibiravugwa. Ni naho nge nashingira ko ibyo bintu bishobora kuba ari byo nshingiye ku magambo uyu mwana w'umukobwa ubwe yiyandikiye. Bamwe bati ese kubera iki bataba bamuhakinze? Ntago bishoka babaye bamuhakinze igihe iyi nkuru yasohokeye yakagombye kuba yaje akabivuguruza. Hari inkuru tujya tubona zisohotse zanditseho ngo igihe nyuma y'iminota nk'itanu cyangwa 10 tukabona haje indi nkuru ivuga ngo fake news, igihe kigashyiramo towa kitugaragaza ko iyo nkuru atari iyabo, ari fake. Ntago rero Vestina umanagingwa na Irene ukoresha imbuga nkoranyambaga, uzi imbuga nkoranyambaga icyari cyo, ntago aka kanya yaba atarahinyuza ko iyo nkuru ari igihuha. Vestina nawe ubwe aka kanya turi gukorana ikiganiro ni ibintu byatangiye kuvugwa mu gitondo.
tugeze saa 6:08 kandi ibyo bintu byatangiye kuvugwa mu masaa 2 byakagombye kuba byagize gute gasa kuba byamaze kujyaho umucyo yuko iyo kautiye bayifakinze cyangwa se bayinjiriye ibintu re ni ibintu umwana w'umukobwa yavuze kandi abikuye ku ndiba y'umutima kuko amaze igihe agwana nabyo kuva yashaka ntago umunezero nyine yarazi ko agiye kubona ari we yabonye yego hanyuma nkibaza se hari abandi kubona bavuga bati mutegereze kuri muzakumenya ati Vestine ashaka kuzavuga ko hari umuntu wa mugani wari ufite account ye hari umuntu ariko nanone nkabona ina account nijoro ya postinze amafoto y'ibintu by'ibitaramo sibyo nujya kuri story yego urabona ko ya postinze ibindi bintu kabisa nijoro ukibaza ariko se ubundi wa mugani ariko noneho afite na management yagakwiye wa mugani kuba yagize iki yanabisobanuye igasobanura ko bamuhakinze nabyo birashoboka ariko wamuhakinze akagombye kuba yabivuguye yandi kuva na management ye ese ahubwo wabonye ko n'amafoto yayasibye ahubwo icyo kintu nicyo nege kuvuga erega ibi ni ukuri mwabantu mwe ntago Vestine urugo rwa Vestine n'umugabo we Edrissa ntago babanye neza uyu mwana w'umukobwa bamuhaye umugabo baramumushyingira bamumushimira ageze ibyo yari yiteze ntago ari byo yabonye kuko n'ikimenyetso mbere yuko yandika aya magambo urumva amafoto ye n'umugabo we yayasibye ku rubuga rwe cyatse ku rukuta rwa Instagram nabonye hari abanditse mu nkuru ko yashyize muri archive azagaruka nyuma nibamara gusohora indirimbo barabeshya abo ntabwo ari kudefanda ariko uyu mwana w'umukobwa ari guca mu bihe bikomeye ahubwo sinzi umuntu unyohereje aka video ngo ko umuntu ari warabihanuye sinzi niba twagaplayinga nyereko uwo muntu ndebe niba muzi ariko uyu muntu njya ngunda kubona ahanura ibintu bigasohora yego ndamuzi twanakoranye ikiganiro ahubwo reka nguhe uretse gato kanguha ko twakoranye ikiganiro abivuga ngo yari yarabihanuyeho ko rwose uyu mwana w'imusanze nta rugo ruhari erega mwabantu mwe mwirinde pasi mvuga ku kintu cyitwa amasezerano niwe wowe buriya reka turebere mu buryo bwagutse hari ukuntu Satani n'umugome kandi mu bintu byinshi Bibiliya imuvuga ngo yaje kwiba kwica no kurimbura ibi ndi kuvuga ni nkanjye sibyo abantu bataza kumva ubwo n'urwango nta rwango for sure niba hari n'abantu nsengera buriya umuntu wese bisubiremo kandi aba bana nabo barabizi na mama warabizi sibyo umuntu wese udistribute ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ndiyamugira ku mavi nkuko nanjye ntekeza ko hari abandi bantu bansengera ubutumwa bwabo barabubahaye byibuze icyo gihe ukabuha umubyeyi cyangwa aba Vestine na Dorcas yego wagize neza cyane arabizi ko bari mu bantu nsengera sibyo ariko ndi kubibonera muri angle yo kugumya no kubasengera ari naho nsabira abandi ngo tugumye dusengera aba bana kubera iki kintu cya mbere ndi kubona muri angle Satani adibura wabyumvishe aho bari bamaze gukora ubukwe nyuma n'ukwanga aya magambo uyu mugabo bari bakoze ubukashize iminsi 2 avuga ko yayatangaje na Satani adibura none arasohoye bivuze ngo si wawe gusa yayatangaje dore na hano haraho yayatangaje Satani ashaka kuba umunyaga ariko Imana izamurinda gusa nataba amaso Musanze Vestine na Dorcas nagiye kubona mbona aba bana bameze nk'abari kubyina igisirimba gukorera amasezerano bagiye gusinya ubwo ni kontara ariko mbona atari kontara ibashakira ibyiza ahubwo ari kontara ibaroha mu manga zo kurimbura ubugingo bwabo niba bazayasinya niba barayasinye simbizi ubwo nyine aho bari nabo basengere uyu murimo bakora kuko isi y'abakarudayo ndabona ishaka muri make nawe twanasoreza hape muri make no kuvuga ngo uyu muhanuzi koko yari yarabikubwiyeho ndetse ararenga akora n'ahandi ikiganiro arabivuga none koko birasohoye bamwita Robert no kuvuga ngo rero Gasaro ibi bintu by'amapasi
ibintu by'amapasi mw'abantu mubyirinde kuko ntago ndi mubemeranya ko uyu mwana w'umukobwa yashatse uyu mugabo amukunda ntago bishoboka nta nubwo begeze bihurira ngo bateretane ahubwo barabahuje bamuha nka pase arangije agendera muri icyo kigare ni nayo mpamvu ari kubyicuza avuga ati yo mbimenya undi nzashaka deje we yamaze kumva ko yatandukanye nawe ni ukuvuga ngo nta rugo rugihari niyo mpamvu rero ndi kubabwira mw'abantu mwe nimusengere umwana w'umukobwa kuko ibintu ahuye nabyo muri uru rugo rw'uyu mugabo w'umunyamahanga Idirisa ni ibintu bikomeye cyane murumva ko harimo ibintu by'amagini murumva ko ari icyuma ngo kitafungurwaga murumva ko yari afite abandi bana kandi we yari asikamushatse nk'umusore ntago uyu mwana w'umukobwa yafata umwanya wo kwandika amagambo nk'aya atababaye yego adafite ibyo yahuye nabyo ikindi kimwe nuko wasanga umugabo atangiye kumubuza uburenganzira bwe urabona ni umwana ukiri muto umukobwa wari ugisoza kwiga wari ukeneye kwinjoyinga ubusitari bwe no kurya ku mafaranga yo mu gisitari baba mukubisa urugo wasanga wenda n'ubu ngubu hariya yari ari muri Canada umugabo yaramubwiraga ati kudataha ngwino cyangwa yaragiye atanabishaka bagahatiriza bakigisha umugabo akajyayo yagerayo nabwo akagerwa mutesha umutwe ati ngwino none umwana w'umukobwa akaba atangiye kwibaza ngo ibi bintu nabiziragamo iki ndumva ari ibyo twanasoza Fabien ndagushimiye cyane ibiganiro byacu nakagaruka reka dukomeze dutegereze ibyo bazatangaza ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose duhamagare kuri 0780443787 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace.